Yesu ndagukeneye, ndashaka ko uba bodyguard wanjye, ndashaka ko umbera urumuri, ndashaka ko umbera umwami. Mana nagufite nayoba, ntagufite ntabwo nakumva, ntagufite ntabwo nareba imbere. Ndashaka urumuri rwawe, ndashaka imbabazi zawe, ndashaka kwera kwawe. Nkeneye kubona ndi kumwe nawe. Iminsi ndimo ndabona icanganye, ubuzima ndimo ndabona bucanganye. Amafaranga y'ishuri yabuze, amafaranga y'ubukode yabuze, amafaranga y'ibyo kurya yabuze, amafaranga yo gukemura ibibazo yabuze. Nta kintu mfite, nta n'icyo mbona, ariko nkeneye kwera kwawe, nkeneye ubwiza bwawe, nkeneye imbabazi zawe, nkeneye umugisha wawe. Ndashaka umugisha wawe, turashaka kwera kwawe. Haleluya. Mana ngwino muri twe. Nkandira Flow na subscribe kuri YouTube channel. Amazina ni Dukuzumuremyi Church Online. Dukeneye Imana, dukeneye kwakira Yesu n'umwami n'umukiza wacu kugira ngo hagire ibintu bihinduka ku buzima bwacu. Murakoze.